Imana ibeho umugisha w'izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye mwese nk'uko nabitangiriyeho. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Nanjye ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu mu ijambo ry'Imana iryo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya mbere n'umurongo wa 30 ndetse kugeza ku murongo wa 35. Mbahaye ikaze mwese mu mwami Yesu mu ijambo ry'Imana. Umwuka wera adufashemo twese. Umuntu uri hafi ufite Bibiliya hafi aho ashobora kudusomera iryo jambo ry'Imana cyangwa se kurikoherereza akarishyiraho byihuta. Imana imuha umugisha cyane mu izina rya Yesu. Dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo ibyawe cyangwa ibyanjye Imana irabinyuza mu nzira abantu batamenyereye. Ibyanjye cyangwa ibyawe Imana irabinyuza mu nzira abantu batamenyereye. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Twumva ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ndaza kugenda mbikora gutyo ndavuga nandike, ndagira ngo tuze guhabwa umugisha n'Uwiteka. Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli nanjye migambi ihabwe icyubahiro kandi baho umugisha mu izina rya Yesu. Umutwe wawumvise Luka igice cya mbere n'umurongo wa 30 baravuze ngo marayika aramubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Ndasimbutse ngeze ku murongo wa 35. 34 haravuga ngo Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zagukingiriza, nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka. Yes, Imana ihabwa icyubahiro. Bene data nshuti z'umusaraba, birashoboka ko uyu mugoroba muri ibi bihe bikomeye ariko Imana iturindiyemo, birashoboka ko ufite ikibazo wibaza nk'uko Mariya yibaza. Aya makuru murayazi, izi nkuru ziranditswe, mwarazisomye, mwarazigishijwe, mwaragenderewe n'Imana ndabizi. Ariko munyemerere tuganire kuri iri jambo gusa rivuga ngo ibyanjye Imana irabinyuza mu nzira zitamenyerewe. Imana irabinyuza mu nzira abantu batamenyereye. Ndabizira abantu batamenyereye. Hari inzira zitamenyerewe n'abantu. Hari inzira tuzi ibintu bicamo. Hari inzira tuzi abantu bacishamo ibintu. Hari inzira tuzi mu bisanzwe mu isi yacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, hari aho tuzi ibintu binyura. Kugira ngo umuntu agere kuri iki agomba kuba yanyuza aha. Kugira ngo agere kuri iki agomba kuba yanyuza aha. Kugira ngo agere kuri iki agomba izo nzira zirazwi, zirahari. Wenda ndaza kuzivuga ariko ndashaka kuza gutinda ku nzira abantu batamenyereye. Imana ihabwe icyubahiro. Ndafashwa n'iri jambo kuko naje gusobanukirwa neza ko Imana igira inzira zitamenyerewe n'abantu. Imana igira inzira kandi izo nzira ni iz'abana b'Imana, ni iz'abera, nizo abamenye Imana. Izo nzira Imana irazibika igihe runaka ikakunyuza muri iyo nzira ukabona ugeze iyo wajyaga. Imana ishimwe. Sinshidikanya muri ibi bihe, sinshidikanya muri uyu mugoroba, sinshidikanya muri uku kwezi, sinshidikanya muri uyu mwaka, hitaye ku bihe Imana ifite agiye kunyuza ibyawe. Imana ihabwa icyubahiro. Sinshidikanya, sintewe ubwoba n'iminsi n'ibihe n'ibiriho, ariko Imana ifite uko igiye gukorera, aho igiye kunyuza, aho uko igiye gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ikugirire neza. Wumva ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha kuko inzira z'Imana ni nyinshi kandi muri izo nzira harimo iyawe, kandi iyo yawe ntabwo abantu bayimenyereye.
Imana iguha umugisha. Igihe cyarageze, Imana ikenera gucungura abantu, ikenera gucungura isi. Ayo makuru ndumva nashaka kuyinjiramo hejuru iriya ngo mpere hariya hejuru, ndashaka guhera hano asomye. Igihe kiragera, murabizi ko ari cyo gihe Imana ikeneye ko abantu bacungurwa, iza gushakisha. Usomye Ibyahishuwe igice cya 5 wabibona, wabibona aho Imana yabazaga mu ijuru hakaba urubumbura igitabo, mu isi hakaba urubumbura igitabo, ikuzimu hakaba urubumbura igitabo. Yohana wabirebaga ngo ararira, arize, ariko marayika aramubwira ngo hoya wirira Yohana, kuko itegereze ngo abona hagati y'ibizima n'abakuru hari uwamaze gutambwa, yamaze kwicwa, yamaze gupfa, ngo acungurire abantu amoko n'imiryango yose yo mu isi, ngo ayicungurire Imana. Ngaho icyo ni Imana arimo gushakisha. Irimo gushakisha rero aboneka umwari witwa Mariya. Marayika aramugenderera, Imana iramusanga, iramubwira ngo Mariya. Murabyibuka ibya Mariya. Mariya wari ukowe na Yosefu, Mariya wari witeguye, Mariya yaje igihe runaka, Mariya wari warakowe yiteguye kuzakora ubukwe. Imana iramusanga, iramubwira ngo Mariya, ugiriwe ubuntu, urahiriwe, watoranijwe, uzasama inda, uzabyara, uwo mwana w'umuhungu uzamwita Yesu. Mwana w'umukobwa arakanguka, aribaza ngo ibi ni ibiki? Abaza marayika ngo ibyo uvuga, ibyo uvuga, ayo magambo urimo kuvuga, ibyo bizabaho biti? Ibyo bizanyura he? Ibyo bizaca he? Ibyo bizakorwa bite? Cye ubwanjye ureba ndacari isugi, sindabonana n'icyitwa umugabo. Ibyo uvuga byo kubyara bizanyura he? Bizaca he? Uwo mwana w'umuhungu azavuka te? Mariya hari ibyo yaramenyereye, niyo mpamvu yabazaga iki kibazo. Hari ibyo yarazi, kubyara, gutwita no kubyara yarazi uko bigenda. Yarazi ko gutwita bisaba umugabo, kubyara bisaba umugabo n'umugore. None barimo baramubwira ngo uzasama kandi ubyare. Amaze kubivuga, Mariya aramubaza ngo ibyo bizabaho bite? Ibyo bizanyura he? Mwene data, nanjye nawe twamera nka Mariya. Mariya hari ibyo yarazi, yakuze abona mu isi nk'uko natwe tubireba. Kubyara ni umugabo n'umugore guhura, ni abantu babiri. Izo ni inzira zisanzwe zaremwe n'Imana, zishyirwaho. Niko abantu bororoka, niko Imana yabigennye, niko yabishyizeho. Niyo principe yashizweho, nuko umugabo n'umugore bahura, hanyuma imbuto zabo zigahura zikabyara umuntu, umuntu akavuka hagati y'abantu babiri. None haje inkuru idasobanutse mu matwi ya Mariya, mu bintu ataramenyereye, mu bintu atigeze yumva mu muryango w'iwabo, mu bintu atigeze abona mu bandi bagore bashatse, mu bandi bakobwa ahari yaherekeje cyangwa yabonye, ko hari uwabyaye atasamye, atahuye n'umugabo. Iyo nkuru arayumva, iramutungura. Abaza marayika ngo ibyo birashoboka? Ibyo byabaho bite? Byaca hehe? Ese bibaho? Aramubaza ngo byabaho bite? Yumvaga bidashoboka, yumvaga ari ibintu bisha mu matwi ye. Ntiyigeze yumva abakuru babivuga ko ari umuntu wigeze uca muri iyo nzira arabyara nta mwana nta mugabo. Yigeze abyumva, nta makuru yigeze yumva. Haje inkuru mu matwi ye iramubwira ngo uzasama, ugiye gusama ubyare umwana w'umuhungu. Biramutungura, aravuga ati ibyo bizamera biti? Bizanyura he ko ntaragira ukitwa umugabo? Umuntu abyara nta mugabo, umuntu atwita nta mugabo, umuntu abona umwana nta mugabo. Ibyo birashoboka? Byanyura he? Aramubaza, ari kumva muri uko kumubaza marayika arafite igisubizo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndumva ntangiye kuganira nawe, ndumva ntangiye kuvugana nawe. Hari ibyo wibaza, marayika aramubwira ngo ibyo bifite igisubizo. Mwene da, reka nkubwire ngo Imana ifite igisubizo cy'ibyo wibaza. Imana ifite igisubizo cy'ibyo wibaza. Ibyo wibaza ko bidashoboka, ibyo wibaza ko bidafite inzira, ibyo wibaza ko ntaho byanyura, ibyo wibaza ko nta wabikora, ibyo wibaza ko bitakunda kubera impamvu z'ibi n'ibi, Imana ibifitiye inzira. Mbere Imana icyubahiro. Haleluya. Abantu mu isi bafite ibyo bibaza, mu buzima bw'abantu bafite ibyo bibaza, kandi ibyo bibaza barabyibaza bagasanga nta nzira, bakavuga ngo none se byamera biti? ko kugira ngo ngere kuri uru rwego bundi naba mfite umuryango,
none ko ntawe ufite bizagenda biti ko ntize nakabaye nari kuzagera hariya none ntabwo bishoboka kuko ntabwo nigeze niga hari ibintu hari inzira abantu zihari abantu bazi ko kugira ngo umuntu agere ku kintu aba afite ikindi ariko reka nkubwire aho ngaho ni inzira abantu bamenyereye ni inzira isi yashizeho ni inzira abanyabwenge bazi ko ari zo nzira ni inzira abacuruzi bazi ko ari zo nzira ariko reka ngutangarize ko Imana ifite inzira zitamenyerewe n'abantu. Haleluya. Imana ifite inzira. Marayika abwira Mariya ngumva ibyo umenyereye byihorere ibyo uzi bireke hari indi nzira Imana yashizeho hari uburyo Imana igiye kubikoramo ubwo buryo ntabwo iwanyu babuzi ntabwo bene wanyu babuzi ntabwo abakubyaye babuzi ahubwo ni uburyo bw'Imana. Bwana asifiwe. Umva ngutangarize Imana igiye gukoresha uburyo bwawe kugira ngo ikemure ikibazo cyawe. Bwana asifiwe. Imana yacu nishimwe. Hari uburyo Imana ikoresha ikanyuza mu nzira abantu batamenyereye. Umva marayika uko yaramubwiye ngo Mariya umwuka wera azakuzaho. Bwana asifiwe. Umwuka wera azakuzaho. Mu bintu Mariya yatekerezaga ntabwo yigeze atekereza ku mwuka wera ntabwo yitegereza ku mwuka w'Imana. Urabitekereza abigishwa Yesu arabasezera abasezeye bararira aramubwira ngo bite ugiye ute bigenze bite arababwira ati nimuhumure ntabwo mbasiga mwenyine leleti enemanda yasire ntabwo mbasiga mwenyine ahubwo ndabohereza undi ndabohereza umwuka wera. Icyo ntabwo bagitekerezagaho bari bibwiye ko basigaye bonyine ntabwo babonaga Yesu gusa ariko Yesu hirya ye hari umwuka wera arababwira ati nimuhumure ntabwo mbasize mwenyine ndabohereza undi ndabohereza umwuka ndabohereza imbaraga. Bwana asifiwe. Mariya nawe mu gihe yatekerezaga ibirimo kuvugwa ati ibyo byashoboka ariko marayika aramubwira ngo hari umwuka wera. Umwuka wera azakuzaho. Bwana asifiwe. Umwuka wera azakuzaho. Mwene da uyu mugoroba sabye ngo umwuka wera aze ku buzima bwawe. Muri ibihe bikomereye benshi umwuka wera nakuzeho. Muri ibihe biyobeye abantu umwuka wera nakuzeho. Bwana asifiwe sana. Mwuka wera naze ku buzima bw'abera. Mwuka wera naze ku buzima bw'abana. Mwuka wera nakuzeho. Urumva bidashoboka. Hari ibintu bidashoboka kuri wowe ariko hari umwuka wera. Hari ibintu bidakunda ariko umwuka wera iyo yahageze. Niyo mpamvu marayika aramubwira ati wishidikanya ntugire ikibazo cy'ibyo udasobanukiwe n'ibyo utazi nuko ahubwo hari umwuka wera. Uwo nguwo araza gushaka inzira. Uwo nguwo araza kumenya uburyo bikoramo. Uwo nguwo araza kumenya aho gucisha. Uwo nguwo araza kumenya uburyo umwana ari buremwe nta mugabo. Uwo nguwo araza kumenya imbuto ijya mu nda. Uwo nguwo araza kumenya uburyo umwana azavuka utabigize mu ruhare. Uwo nguwo araza kumenya uburyo bibiri bikunde ukabyara umuhungu nta mugabo ugize. Umwuka wera. Bwana asifiwe. Mana ishimwe yaduhaye umwuka wera. Mana ishimwe yadusigiye umwuka wera. Mwene data umwuka wera araza kumenya uko bikora. Uri muri baza uko bizakorwa. Uri muri baza aho bizanyura. Uri muri baza kuzabivamo. Uri muri baza kuzanesha iyo ntambara. Uri muri baza ko umwuka wera araza kubikora. Umwuka w'Imana araza kubikora. Arabikora mu buryo Imana ishaka. Arabikora mu buryo Imana yatekereje. Arabikora mu buryo abantu batamenyereye. Urasohoka. Umva ikindi yamubwiye. Yaramubwiye ngo Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngo umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza ngo nico gituma bizakunda. Hano baravuga ngo nico gituma uzavuka zikumwana w'Imana. Ngiye navuze ngo nico gituma bizakunda. Hari imbaraga z'Imana, imbaraga abantu badafite, imbaraga zitari izo guhura k'umugabo n'umugore n'icumu reka mubwiraga. Hari imbaraga zizaza. Haleluya. Ngo umwuka wera azaza azanane n'imbaraga nico gituma ibyo bizemera. Mwene da
amaboko ashobora kutabikora. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ngo ahubwo ni kubw'umwuka. Mana ishimwe, ibintu bigiye gukorwa kubw'umwuka w'Imana, ibintu bigiye kuba kubera imbaraga z'Imana, ibintu bigiye gukunda kubera imbaraga z'Imana, ibintu bigiye kurangira kubera imbaraga z'Imana, indwara ziraza gukira kubera imbaraga z'Imana, ikibazo kiraza gukemuka kubera imbaraga z'Imana. Umwuka w'Imana ahari, imbaraga z'Imana ziba zikora. Ntabwo umwuka wera haleluya, ntabwo umwuka wera ahishemo imbaraga zitangaje z'ubumana zirenze uko tuzi umwuka wera. Bivugene imbaraga z'Imana zishwe mu mwuka wera birenze uko tuzi umwuka wera. Aramubwira ngo umwuka wera azaza, imbaraga zahita zigutwikira, zizagucingiriza, ibintu bitangure kuremwa mu buryo abantu batazi. Niyo mpamvu bavuze ngo umwuka wera azaza, hanyuma imbaraga z'Imana zigucingirize, zirema ibintu mu buryo abantu badasobanukiwe. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa ishimwe kugiye kurema ibintu mu buryo abantu batazi. Yego mwene do urakoze, mu buryo iwacu batazi, inzira batamenyereye, inzira batazi. Mana ishimwe tugiye kubikora gutyo. Mama irabikora gutyo mu nzira batamenyereye, irabikora gutyo papa, irabikora gutyo mu nzira batamenyereye. Imana iraza gukuramo ikintu gikomeye mu nzira abantu batamenyereye. Havutsemo Yesu, mu mwari utarigeze uhura n'umugabo. Urumva ibintu Mana mwuka wera adufasha mu nzira batamenyereye, mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga z'ubumana haremwe ibintu ahatarimo uruhare rw'umuntu. Imana ishobora gukora ibintu umuntu atagizemo uruhare, hirya umuryango utagizemo uruhare, umugabo cyangwa umugore wawe batagizemo uruhare, famille itagizemo uruhare, mwene wanyu uraha cyangwa hatagizemo uruhare. Kuko ibyo tumenyereye ko abantu bamwe bagira inzego bazamukiraho, umuntu bakamufata ukuboko, ikene wabo kikaba, ruswa ikaba, amashuri akaba, uburyo abantu baziranye bikaba, imiryango ikomeye bikaba, umuntu ufite ahantu umuntu akamugezayo kubera ko mufite. Izo ni inzira twese tuzi isi ikoresha, ariko Imana ifite inzira abantu batamenyereye icisha amabera bayo. Mana ishimwe, mubwire iki se? Mvuga inzira Abisirayeli bava muri Egiputa, Imana irababwira ngo iyo nzira nimuyireke. Iyo nzira ni igihogere, iyo nzira iramenyerewe, iyo nzira mwana yitegerwamo, mwayirogerwamo, ariko reka macishe mu nzira yindi. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Wowe ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma, kandi nukora nkaba icuzi ibyo bavuze, ukomeza isezerano yeze ibihe n'ibihe. Mana ntumeze nk'aba icuzi ibyo bavuze. Bwana asifiwe. Imana ikora uburyo butandukanye n'abantu. Reka nifashishije ijambo. Usome ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ibice 9. Ibice 9 hari inkuru iryoshye cyane. Nguvu za Mungu, hari inkuru iryoshye cyane, hari inkuru iryoshye cyane. Ndashaka gushigikira ijambo rivuga ngo inzira abantu batamenyereye Imana igiye gucamo kugira ngo ikore ku buzima bwawe. Mana ishimwe, sinzi uko bigenza, sinzi no kubikora, ariko urabikora bikemera. Mana ishimwe, izo ni inzira abantu batamenyereye. Nibwo buryo kandi bw'Imana uruta uburyo bw'abantu. Imana ihabwa icyubahiro. Yohana 9 haravuga ngo iki? Avuga ngo iki? Hari inkuru ivuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Umva, Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ko ari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Asifiwe Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo turebe uyu muntu tuvuga ku nzira zitamenyerewe. Ntabwo nshaka kwinjira ku bintu byinshi byerekana inzira zitamenyerewe, cyangwa inzira zimenyerewe n'abantu. Murazizi muva, murazizi. Nigeze kujya ahantu hari ahantu hafatika mu buryo bugaragara,
uburyo bugaragara kandi ni mu itorero bibanza guca kuri birazunguruka kugira ngo bazanyakire, birazunguruka kuko inzira zari zimenyerewe ntabwo nari nazinyuzemo ntabwo nari nazinyuze mu biro, ntawe nanziranye nawe, ntabwo nta recommandation, nta wamvuganiye, nta wanzanye, nta unzi. Izo ni inzira zimenyerewe n'abantu, ariko Imana ica mu nzira zayo zitamenyerewe. Ndahagarara umwanya nahagaze, imirimo y'Imana Bwana sifiwe irakoreka. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba, muri iki gihe, ngo inyuzi byabo aho abantu batamenyereye. Mana ishimwe. Oh haleluya. Twari mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Yohana yanditse ngo avutse ari impumyi. Yesu amuserutseho n'abigishwa ngo basanga ari impumyi. Reka ngo akantu gatoya kuri iyi mpumyi. Kubera iki izindi mpumyi zitavuzweho ibi, ariko ngo abigishwa bamukubita amaso babona ahumye mu buryo butandukanye n'ubundi bari bazi. Nta maso afite amazuru, afite umunwa, ariko ahantu hajya amaso ntahari. Baratangara, baravuga bati ariko Yesu uyu we yazize iki? Byagenze bite? Kubera iki byabaye gutya? Kubera iki byahabaye? N'ababyeyi, byatewe n'ababyeyi, byatewe nawe n'ibyaha byinshi yakoze. Reka mbabwire, hari igihe muri yisi niko bigenda, niko biba beneda, niko bigenda, ntibizagutesha umwanya. Hari igihe ibibazo bikubaho, abantu bati ni imivumo yiwabo, ni karande ziwa aho akomoka murahazi. ubwe turamuzi, ibi yakora birakatsinwe nibyo byamugize kuri. Nyamara ni ingorane wahuye nazo, cyangwa se uri ahantu mu ishuri, cyangwa se ariko abantu bafite uko babivuga. N'uyu niko bamubonye. Abigishwa baravuze bati uyu se we byagenze bite? Kubera iki ameze gutya se? Kubera iki abantu babifata gutya? Ariko acana na watu. Mana ishimwe, hari icyo Imana yavuze zagisoza. Ahari no kugira ngo imirimo y'Imana izerekane mu munsi umwe muri wowe. Mana ishimwe, ihangana, umwuka wera n'imbaraga z'Imana zizamanuka bice mu nzira abantu batamenyereye. Umva uyu muntu barabaza bati kuki ameze gutya? Kuki byamugendeye? Ni ibyaha byinshi yakoze, ni bene wabo, ni ababyeyi. Yesu arababwira ngo hoya, ibyo mwibwira siko byagenze. Ntabwo ari ababyeyi, nta nubwo ari we, ahubwo ibi byabaye kugira ngo Imana izigaragaza umunsi umwe. Icyamugasobanukirwa impamvu ibyo birimo birakubaho, icyamukamenya impamvu urimo uranyura muri ibi, impamvu urimo urageragezwa abandi bameze neza, impamvu urimo uraca mu ntambara kandi wakwisuzuma ugasanga nta cyaha wakoze, nta nubwo ari ibi. Reka nkubwire, cyamugasobanukirwa ko ari imirimo y'Imana. Imana yiteguye kugukoresha ibihambaye umunsi umwe. Imana yiteguye kugugira ubuhamya umunsi umwe, imirimo y'Imana ikagaragara. Mana ishimwe. Arababwira ngo hoya, ibyo mwibwira si byo. Hari umunsi Imana izacecekesha abantu ibyo bibwiraga, ibyo bakwibwiragaho, ibyo bibwiraga ko ariyo mpamvu yabiteye ukamera gutya, ugakena, ukarwara, ukaba utabona akazi warize, ukaba ufite amadiplome yabitse, ariko kubera shuri, kubera ibyo Imana ishaka, aho uri muranyura, buzima uri muranyuramo, urwo rugo wubatse ariko ukaba uri mu ntambara igihe kirekire, yewe abantu bakibaza ngo ni ukubera ukora ibyaha hirya sinzi. Oya, cyamugasobanukirwa imirimo y'Imana. Ku munsi umwe Imana izagushyira ahantu kandi itabigishije inama abantu, iciye mu nzira batamenyereye. Mwere Imana icyubahiro. Mweneda, Imana ihabwa icyubahiro. Ndi kuri uyu muntu baravuga ngo Yesu arabacecekesha. Uyu mugoroba hagira abantu Yesu aguhere igisubizo. Yesu aguhere igisubizo abo bantu bibaza ko wabaye gutyo kubera wowe, kubera imiryango, kubera igikomoka, kubera oya, kubera wasambanye, kubera wanzwe, kubera udasenga neza, kubera udasenga cyane, kubera utiyiriza, kubera ari ibintu byinshi abantu. Ariko Yesu arababwira ngo nimuceceke. Hoya, ntabwo ibyo mwibwira ari byo. Imana igiye gukora ibyo abantu bibwira. Umva, muri ako kanya Yesu ngo niko gutoba kakondo, murabyibutse, ajya hasi aramanuka. Kubera iki Yesu yamanutse? Kubera icyo atakoze ku maso y'uwo muntu ngo akire, nuko ntayo yari afite. Imana isubira kurema. Bwana sifiwe. Muri Kristo
yongera kurema. Mwibuke yararemye, ariko muri iyo saha Yesu yongeye kujya mu condo, akata icondo n'intoki ze, acira amacandwe, amazi yarayigendaniraga. Reka nkubwire, ibyo kukugirira neza Yesu arabifite. Uburyo bwo gukora kugira ngo ubuzima bwawe bugere Yesu arabufite. Ntabwo azajya kure ngo ajye gutira, ajye guhamagara. Amacandwe yarayifitiye, aramanuka ajya mu cyondo, afata urwonda ruvanga n'amacandwe, arangije yongera arema hahandi hari kuba amaso, ahashyiraho amaso, arahashushanya. Arangije arambwira ati irukanka ugisere wa ujye kwiyuhagira mu maso, hanyuma nibirangiza ugaruke. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Imana igiye kuyikorera mu buryo bwawe kugira ngo imirimo y'Imana igaragare. Mana ishimwe cyane, Mana ihabwe icubahiro, imirimo y'Imana nigaragare. Bwana asifiwe. Basi se mbaho ubuhamya gatoya kugira ngo wumve imirimo y'Imana igaragare. Bigenze nte? Haleluya. Nari maze igihe kinini nari maze igihe kinini ubwo n'ubuhamya mirimo y'Imana, maze igihe kinini tutarabona umwana. Hanyuma hari ibyari byarakozwe ku mugore wanjye. Abantu bari barahambiriye, bararoze, baravuze ngo ntazabyara, ntazaheka. Nuko babigenje muri izo nzira. Hanyuma tuba imbere y'Imana. Mwihangane kubabwira imbere y'Imana, nagira ngo mbakomeze ko Imana ifite inzira. Bwana asifiwe. Kandi igihe kigera imirimo y'Imana ikagaragara, ari ukugira ngo umunsi umwe Imana izeshe icyubahiro. Wenda byabaye kugira ngo uyu munsi nawe wumve ubuhamya. Mana ishimwe. Biraba, turasenga, dusa naho bitinze byanze. Ya mbere ivamo, ya kabiri ivamo, ya gatatu, ya kane. Hari byinshi byavuze, hari byinshi byavugwaga, ariko umunsi umwe, Bwana asifiwe, umunsi umwe Imana imanura imbaraga, Mwuka Wera araza, imbaraga z'Imana ziraza, zirabirema, zirema umwana mu nda. None uyu munsi dufite uruhinja rw'iminsi ibyumweru bibiri bitatu. Yego, ubu ngubu imirimo y'Imana yarakuretse. Imana aho yakishije simpazi, ariko abantu bari barashize iherezo. Bamwe bakavuga baterega ibyo ni ikinyarwanda, hari ahantu babizingura. Natwe twavuga ngo Imana ishobora byose. Bwana asifiwe. Mbese mvuge iki, bisobanure nte, mwami wanjye? Haleluya. Mana ishimwe. Giye kubirema. Uyu muntu ngo agarutse areba, amaso yahumutse. Ahagarara hahandi yarahagaze cyagiye. Urabyibuka nawe abayobewe. Imana yabikoze mu buryo batazi. Babandi batashaka ko kwava aho ngaho, baraza bamukubise amaso batari uyu ko afite uruhanga nk'urwa wa wundi, batereka nawe uyu ntabwo ari we. Wa wundi ntubizi ko atagiraga n'ahantu h'amaso, nta n'amaso yagiraga, yaba yabaye aryese gute byaho bite. Abandi batari ko nyamara twebwe dukurikije uko ndabona ari we. Abandi batereka have we nawe wikina. Uyu mutindi w'umukene wahoraga hangaha yaba yabaye aryese. Hoya reka. Nawe. Abakuru baraza, abanditsi bageze baramukubita amaso, baramubwira bati ni we cyangwa si we? Ngo abonye nawe babiyobewe. Bwana asifiwe. Imana igiye gukora ibintu ku buzima bwawe. Ntiwite ku cyorezo, ntiwite kuri covid, ntiwite ku bibazo urimo, ntiwite. Imana yije. Bwana asifiwe. Yemeza n'ababandi. Kandi kubera iki ibikoze mu buryo bwayo abantu batamenyereye. Mana ihabwe icyubahiro. Mana yo mu ijuru himbaza. Mana ishirwe hejuru cyane. Umva Bibiliya iravuga ngo baramubaza bati bite, byagenze bite ko tukuzi? Nawe arababwira tumva hari uwaje
Mana ishimwe. Hari uwaje mu buryo abantu batamenyereye, hari uwaje atoba kondo asiga ku maso arambwira ngo ninjye kwiyuhagira, ndiyuhagira ndahumanuka. Arambwira ati uwo muntu ninde? Ni mwene wanyu? Ni dokteri wahe? Muraziranye? Ni so wanyu? Ni nyoko wanyu? Ni uwahehe? Arababwira ati reka da nanjye uwo muntu simuzi. Gitangaza. Imana izabikora mu buryo abantu batamenyereye. Kubera iki bamubazaga ibyo byose? Bari bazi ko ari umukene, nibo bari babazi ko ari abakene, ntibashobora no kugera Kabgayi na tike ntibayibona ngo bajye kwisuzumisha n'ayo maso. Bari maze bati uwo muntu ninde? Mutwereke. Arabwira ati yagiye nanjye ubu sinamenya ahari. Mana ishimwe, Mana yacu ishimwe. Baramubwira bati byanyuze, bamujyana iwabo ati ngwino tukujyane iwanyu kwa so na nyoko tubaza aho uyu muganga yaturutse. Byanyuze he? Byaciye he? Ko tubazi muri abakene, mutize, nta kazi mugira, ntaho mukora, na bene wanyu naho bigeze bakora, amafaranga yo kuvuza ntaho bayakura. Ngwino. Kubera ikizo ni inzira abantu bamenyereye. Bamenyere ko ibintu bikorwa nyine uko nguko. Nta so wanyu, nta mwene wanyu, nta chefo cyaruguru, nta muntu ufite muri Amerika, nta muntu ufite hehe, nta ukora muri banki, oya. Ngwino tujye iwanyu tubaze ibyo bintu aho byaturutse, uko byagenze. Ye baba we. mbega Mana ishimwe. Baramujyana bamugejeje iwabo, babaza se na nyina bati uyu mwana ni uwanyu? Bati ni uwacu. None ko tubazi mwebwe muri abatindi, muri mu cyiciro cya mbere mufashwa na leta, n'ubundi twe tujya tubaha inkunga tubafasha, byagenze gute ngo uyu muntu mumuvuze? Barababwira bati ni ukuri muratuzi koko, nta reka shwi itubi. Icyakora umwana ni uwacu, twamubyari impumyi, ariko bavandi cyatumye akira, muratuzi natwe ntitubizi natwe ubwacu. Ni mu mubaza arakuze ibyo yahuye nabyo. Mana ishimwe, Mana ishimwe ko ifite inzira, Mana ishimwe ko ijya inyura mu nzira abantu batamenyereye. Aho bazashakira ngo bagiye gushakira iwabo baririze, ariko kumbe hari uwari waje aca mu nzira z'abantu batamenyereye, aca mu nzira abantu batazi, akora ibintu abantu batari bazi ko byabaho, uwo batari bazi ko yakira, uwo batari bazi ko yakwivuza, uwo batari bazi ko yabona n'agafaranga n'icumi ko kumuvuza. Imana ibikora mu buryo bwayo, mu nzira abantu batamenyereye, abantu bose baratangara. Ndagira ngo soze mfite itangazo rikubwira ngo ibyawe Imana igiye kubinyuza mu nzira abantu batamenyereye. Bacekaga ko atahumuka, bacekaga ko bari abakene, bacekaga ko nta bufasha babona, ariko Imana ubwayo, Bibiliya yatubwiye mu itangiriro hariya aho twatangiriye, aratubwira ngo Mariya aribaza ngo bizanyurahe, bizagenda bite, ariko marayika aramusubiza ngo umwuka wera azaza, imbaraga z'Imana zagucingiriza, nico gituma bizakunda. Ngibyo Imana izabyikorera. Muvandi, uribaza aho bizanyura, uribaza uko uzazamuka, uribaza uko uzabaho, uribaza uko uzatunga, uribaza uko abana bawe bizagenda, uribaza ko business zapfuye, uribaza ko imikorere mu isi yahagaze, uribaza uko ubuzima buzakugendekera. Mwuka wera azabikora, imbaraga z'Imana zizabikora, kandi Imana izabicisha mu buryo abantu batamenyereye. Uzarya, uzabaho, abo bazabaho, bazakura, uzabyara, uzaheka, uzashingirwa, yewe ibintu bizaba. Haleluya. Uzakomera utitese, urabimbwire utese, nanjye ndakubwira ngo bizanyura mu nzira abantu batamenyereye. Nawe ubwawe na Mariya yarazize. Imana ihabwa icyubahiro. Wari impumyi arataha, atahimbaza Imana. Ndacara nababwira ati ahubwo se namwe murashaka ngo bakore ibitangaza? Abasavirani batigenda hariya. Kubera iki? Ibintu byakozwe mu nzira batazi. Imana igiye kubikora mu nzira batazi. Abarozi ntibazamenya igihe byatunganiye, abakurwanyaga ntibazamenya igihe wagereyeyo, abateze imitego ntibazamenya aho waciye uburyo wayitambutse, kuko Imana izayitegura mu buryo batazi.
Mana ishimwe, gubwa neza, habwa umugisha n'Imana. Ndatanga tangazo muri uyu mugoroba, muri iri joro, muri uku kwezi, muri uyu mwaka, nitaye ku bihe n'iminsi birimo biraba, nitaye ku bikomeye bigoye isi, Imana izabinyuza mu nzira abantu batamenyereye. Ubeho, uzamuke, utere imbere, kuko Imana ifite inzira z'abayo zitamenyerewe n'abantu. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Nsoza nagira ngo mbabwire ngo ibyo uri muribaza ko bidafite inzira. Hari inzira abantu batazi Imana izacamo, izacishamo ibyaha, izacishamo ibyaha abana b'Imana, abamenye Imana, abategereje Imana. Ufite ubuhumyi ahantu runaka, maso yawe ntareba, ejo yawe ntuhabona, minsi kubanye ikomeye, urarwaye, nta n'amafaranga yo kujya kwa muganga, ibintu byarahomye, uribaza n'umurimo w'Imana. Imana ifite inzira abantu batamenyereye, igiye gucishamo ibyawe, igiye gucishamo ubuzima bwawe, igiye gucishamo umugisha wawe. Imana izaguhagurutsa, Imana izagukiza. Imana ifite uburyo, kandi ndagutangariza ko n'uyu munsi Imana iracarema ubuzima bw'abantu. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Imana ibagirire neza. Imana ica mu nzira abantu batamenyereye, ikora imirimo y'Imana, ikora imirimo ku buzima bwawe, ikora ibitangaza ku buzima bwawe. Ndagukomeza mu izina rya Yesu. Minsi imaze ni myinshi, byo Mariya yibazaga byarakemutse, by'abantu bibazaga, Imana yabishakiye inzira. Imana iragushakira inzira. Imana ifite aho icisha ubuzima bwawe none. Imana ifite aho igiye kunyuza ibyawe. Imana ifite aho igiye kunyuza haleluya abantu bayo bagatabarwa izuba riva. Akagezi gakamye, Eliya yibazaga ko bizagenda. Yarahigwaga mu gihugu, umwami yari yihishe, kagezi karakama, yari kubigenza ati gakamye. Imana iramusanga, iramubwira ngo yewe Izerafati harahari. Imana yateguye ibintu byose, nubwo abantu batabizi. Izaca mu nzira zayo, izaca mu nzira batamenyereye, izakugeza i Yerusalemu. Imana iguha umugisha, ugubwe neza mu izina ry'Umwami Yesu. Amen.